reka nongere mbaye ikaze mwese mukomeje gukira gahunda z'Ituze TV. Kuri uyu munsi naguteguriye kimwe mu kiganiro cyo kugirana n'umuhanzi wo mu gospel, n'umuhanzi uri indirimbo zihimbaza Imana. Ni umuhanzi ukiri mutoya ugitangira umuziki, kugira ngo utangire wibwira abantu bakurikiye Ituze TV. Murakoze cyane, nitwa Emery uko mubivuga, ndi umuhanzi w'indirimbo zihimbaza Imana zitwa gospel. Naratangiye guhangana umwana mutoya muri Ecole Dimanche, ariko nkaba narakomeje impano nkomeza kuvuga ubutumwa kugeza ku magingo ye. Hanyuma ugitangira umuziki wa gospel, twavuga ko umuziki wa gospel ukimara kuwutangira wari ibyo wabanje kubona mbere yo gutangira umuziki. Iki cyaguteye pushing, cyaguteye ingufu zo gutangira gukora indirimbo, kujya muri studio ugatangira gukora indirimbo za gospel? Nararebye ndavuga ngo kugira ngo ubutumwa bwaguke ni uko umuntu ava ku rwego rumwe akajya ku rundi. Ni muri ubwo buryo navuze ati reka mfate amafaranga njya muri studio muri indirimbo ibashe kugera ku mbibi za kure, ibashe kugera aho yewe ntagera. Ni muri ubwo buryo nakoze indirimbo kugira ngo zibashe kuvuga ubutumwa hose, aho ntabasha kugeza ijwi ubutumwa bugereye. Wari ugerageje kutubwira ku nzira yawe ya muzika aho utangiriye vuba ukanasohora indirimbo, ariko gerageza utubwire Basabose ni muntu ki, usobanurire buri muntu wese ku buryo abasha kumva ati ni muntu ki. Utubwiye watangiye, wari usanzwe uririmba n'undi ni ryari? Gerageza wibwire abantu nyine badukurikiye muri make. Natangiye kuririmba navuga mu mwaka w'ibihumbi bibiri, ngeze muri segonderi nkomeza kuvuga ubutumwa, ndangiza segonderi ndakomeza kugeza ubu ngubu. Ndavuga ati rero ubutumwa ugomba kubwagura, nkagura impano. Kugeza ubu nibwo indirimbo yanjye ya mbere yasohotse mu cyumweru gishize yitwa Himbazwa. Iyo ndirimbo nayikoze nkaba nigura no gukora n'izindi kirimo kubyitegura. Iyo ndirimbo yitwa Himbazwa rero wayisanga kuri YouTube, wajya kuri Zaburi Nshya ukayibona. Iyo ni indirimbo rero ivuga ubutumwa, ivuga ko Yesu yemeye kuza mu isi kugira ngo aducungure, aduhuze n'Imana kugira ngo twegere Imana ariko binyuze muri Yesu. Niyo message iri mu ndirimbo. Hanyuma mbere y'uko ukora iyo ndirimbo ujya muri studio ugakora iyo ndirimbo, hari izindi ndirimbo wari usanzwe ufite? Nihe mpamvu yaguteye ko wavuga ngo reka indirimbo ya mbere ngiye kuba nasohora nyite Himbaza? Impamvu yabinteye hari ukuntu ufite indirimbo nyinshi ariko hari ibirimo ubutumwa bufavoriza kuvuga Yesu. Iyo ndirimbo rero irimo ubutumwa buvuga kuri Yesu, uburyo yitanze. Nabonye aribwo butumwa nabanza kubwira abantu mbere yuko nazana n'ubundi butumwa bundi, ariko ubwo bukaba aribwo bwibanze mu ndirimbo zanjye. Hanyuma ugitangira umuziki wa gospel uri mushyashya, ni gute usanze umuziki wa gospel? Ntabwo urawumaramo igihe kinini, ariko aho ugeze ubu ngubu utangiye kureba umuziki wa gospel, umuziki wa gospel uhagaze gute? Ni gute ubona muri iki gihe turimo? Gospel navuga muri iki gihe ihagaze neza, ariko kuva muri za 2005 ntabwo gospel yari ikunzwe, nta nubwo abantu bayitagaho. Ariko ubu ngubu gospel kubera ifite abaproducer beza bize, bazi gukora music, bazi gukora gospel b'abahanga, navuga ubu ngubu iri ku rugero rwiza, ihagaze neza, imeze neza. Hanyuma utaratangira kujya umuziki, hari ibyo wabonaga ko ati ibintu byo muri gospel harimo amakosa, hanyuma ni iki kintu, ni nk'ibintu bibiri nka bibiri waba warabonaga ati utaratangira umuziki ati mbaye umuhanzi igihe nakimura ibi n'ibi? Gerageza utubwiremo nka bibiri. Ikintu navuga, hari ukuntu umuntu aririmba indirimbo ya gospel ariko gasa nkaho yitaka, yivuga ibintu. Kandi uko tuzi indirimbo zihimbaza Imana zigomba kuvuga ubutumwa
ariko zigafokasinga mu kuvuga Imana, mu kwamamaza Imana. Njyewe rero ni nayo mpamvu indirimbo yanjye ya mbere yitwa Himbazwa nayisohoye nshaka kwamamaza Imana, koko bigaragara yuko itandukaniro ryanjye ritandukanye n'iry'abantu. hanyuma icyo cyari icya mbere. Icya kabiri ni uko hari umuntu ujya mu muziki akavuga ati reka njye mu muziki, intambwe ya mbere akayitera ari uko ahita ashaka amafaranga, ariko n'amafaranga kuyabona ntabwo ari bibi, ariko biterwa na ambition uba ufite. Ariko njyewe iya mbere navuze ati ubutumwa bwanjye nibusakara abantu bakumva ko ari byiza kunshyigikira, bazanshyigikira. Hanyuma noneho twari turebye kuri côté fort z'abahanzi bagutanze mu muziki, hanyuma hari n'ibyo wabona ukumva ni byiza, umva birabaye ati kabisa yakoze byiza. Ni ibihe bintu waba warabonye muri music ya gospel bati ni byiza cyane, nanjye bibaye byiza nkaba umuhanzi numva nawe nakomereza aho mugenzi wanjye cyangwa undi muntu waba warabikoze kugira ngo mufashe iki gikorwa gikomeze gukura? Hari abahanzi baririmba indirimbo zihimbaza Imana hano hanze, bafite n'indirimbo nziza, ariko hari indirimbo ziba zirimo wumva nawe ukumva ko indirimbo kuko yayiririmbye ashaka kuvuga Imana. Navuga Dani Mutabazi afite indirimbo nziza cyane, hari n'abandi benshi, ariko navuga abo bose nabo baririmba indirimbo zihimbaza Imana. Muri urwo ruhando rero natwe turimo. Hanyuma ni indirimbo ya mbere usohoye, urateganya kwisohora video ryari cyangwa irayifite? Iyi ndirimbo nabikubwiye yuko imaze gusohoka vuba mu cyumweru gishize, ariko ndateganya gukora video muri kiriya cyumweru kizaza, kugira ngo hari indirimbo ya mbere umuntu uyumva aba afite amatsiko yo kureba video yayo. Muri ubwo buryo ntabwo iri butinde rwose, ushonje. Abanyamuziki ni ubuhe butumwa dusoza wabagenera muri iki gihe twavuga ko ukiza nk'umunyamuziki? Nabwira abanyamuziki bagenzi banjye abahanzi ko twakora uno murimo, ariko dusaba Imana kugira ngo ubudukoresha atari twebwe tubikoresheje. Ubutumwa nabaha. Hanyuma noneho turirimbiraho gato, nawe tugiye tubasha umwanya kugira ngo turirimbiraho kuri indirimbo Himbaza gato kugira ngo abantu babashe kumva muri live. Noneho himbazwa Mwami, ineza yawe nzayivugira hose. Himbazwa Mwami, ineza yawe nzayivugira n'ukuri hose. Nzazenguruka imisozi n'ibibaya mvuga Imana yacu. Urakoze. Reka nongere kandi nshimire abantu mwese mwari mudukurikiye. Uyu munsi tukaba dufite umuhanzi Basabose Emmy, umuhanzi w'indirimbo zihimbaza Imana, aho yatuzaniye indirimbo nshyashya afite yitwa Himbaza. Reka nangire nanjye mbashimire mwese twari turi kumwe, nanjye mbabwira ati mukunde gospel kandi mugerageze gushaka ino ndirimbo. Ni indirimbo nziza cyane, nawe numvishe mwumva ni indirimbo yengetse. Abantu niko bajya bavuga, abantu rimwe na rimwe baba bati kano karirimbo karengetse, nanjye numvishe kengetse, kandi banashishikariza kugira ngo nkomeze kuyisakaza ku bandi bantu kugira ngo babashe kumva ubutumwa bwiza burimo. Nk'uko nabitubwiye kandi afite ejo bundi gutangira gusohora video, mukomeze kumushyigikira kandi mukomeze kubana nawe mu byo byose akora. Nanjye reka ngushimire nkubwire ati courage. Urakoze cyane, nanjye ndabashimiye. Tuza TV. Urakoze. Sawa.